Zamura Morena DJ, Zamura Ross. Abantu bari imbere barambwiye ngo agasinema ku munota umwe nanjye ndababwiye ngo ntacyo bitwaye umusino wanyu agasinema kihuse cyane kakwaho yego rwose aha bitunganye vuba vuba rwose bitunganye vuba vuba basirimu bakiri mu mwuka bazamurire DJ bazamurire zamura piano
kugira ngo mbonane turakiranutse mbonane nakoze cyane izi mikoro mwe muzifite hafi murongera ngo turamire mbonane kugira ngo ibyo wari usabye ibi ngibi ni umunsi w'umunezero udasanzwe baza kunyemerera abakugaragiye bajye mu byicaro byabo protokole wafashe noneho mwebwe muze dukata umutsima ariko DJ tuzamurira injyana duherekeza maze uyu mutsima mubize mu rutamyi hanyuma ubwo muza gushyika mu byimbo hejuru hariya turaza gusingiza izina ry'Imana kuko yaturinze twese mubaza mubize mu rutamyi ahangaha ni umutsima w'ibirori bawuteguye kugira ngo tubere ko tubakunda tubabwire ko tubishimiye bidasanzwe DJ nagira ngo dushyiremo injyana muri background nziza ihimbaza Imana. Bati tuzafatanya muri byose kandi tuzakorera hamwe mu rukundo maze mubakomere benshi cyane bidasanzwe. Yes, aha. Uje nagira ngo noneho gabanyuma arimo iyo umukwe n'umugeni bamaze gushyika mu byimbo ngibi ibyimbo miryango iba yateguye kugira ngo baze gushyikiramo dushimira Imana bidasanzwe kuko iba yarayize natwe ikaturinda nimunyemerere iyo Mana tuyishimire maze tuyiture isengesho tunayitumirize bana natwe muri iki gitaramo nimunyemerere dusenge mugume mu byimbo byanyu ntacyo bitwaye. Uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, turagushima turaguhimbaza kuri umukozi wakoze kuturemera uyu munsi ngo tuwishime. Dore none umukwe n'umugeni bashyize muri bya byimbo byiza imiryango inshuti n'abavandimwe bateguye ibyabaje byose wabiyoboye turaguhamagaye kugira ngo uze uyobore n'ibi ngibi kandi ukomeze ube mu ruhande rwacu turakwinginze maze uturinde ibitego y'umwanzi Satani uturinde kirogo iyo ari yo yose uturinde umutima uturinde umujinya uwo ari wo wose ushobora kwangiza ibi birori ubwo uza kuba uri mu ruhande rwacu nta gishyika ndetse nta cyadukanga turi kumwe nawe reka dukomeze twishimire umunsi waturemeye maze tunezerwe kuko uri kumwe natwe bisabye nizero rwa Yesu Kristo umwami wacu twese ngo amen. Dukoma amashyi menshi cyane dushimira Imana bidasanzwe. Sabe pare na marene muri intwari cyane icyo mbasabira nuko imiryango inshuti n'abavandimwe bateraniye hano babakomera mu mashyi bakabashimira babakomera mu mashyi cyane. Ntabwo najya gusobanura imirimo yanyu mwakoze iyo mukoze iyo muzakora ni byinshi kandi abana banyu barabakunda. Pare na marene nimwicare mugubwe neza ndagira ngo sabe Debora na Bonane muzamure ibiganza byanyu by'ibumoso byambikanye imiringa abantu bateraniye hano barasaba n'ibyishimo bakomera amashyi kuko bazi icyo bisobanuye nimubakomere mu mashyi menshi cyane bidasanzwe. Ibindi ndengejeho n'abagiye gushyoma ababyeyi baraza kubikomozaho nimwicare igitaramo n'icyanyu turakibatuye maze mugubwe neza. Mubyeyi mwiza byose byateguwe byabaye uko wabishatse uko wabigennye uko wadutumye kubikora muri iki gitaramo. Rero hari umubyeyi munganya uruhanga yaserutse n'umuryango mugari kugira ngo bakugenderere kandi mubiziranyeho warabatumiye niyo mpamvu batari bake baje n'umuryango mugari wose hanyuma umwakire maze nanjye uze kuntuma ahashoboka umwanya n'uwanyu. Kera na kare imfura na se barangana abonye nawe mu minsi iri imbere uzabasha gutarama Paul baho neza ubundi rero igire ijuru ndetse utera intambwe ndetse bivuga ngo hashize aho ngenda kugambike baho neza gira abantu amashuri baho neza n'amahoro yego ntabwo
cyane ni amahoro masa mwumve kandi namwe mwigireho ati kuko ngo hanze kuva kera nkaba muruta byari byiza ko muramutse ndagushimiye si ubwa none mugirira ubuntu maze rero udusanze mu gitaramo dushima kandi ni umujyi w'abakurambere bacu njya nibuka ibitaramo byagiye bibaho iwacu bitandukanye ariko iki cyo ngira ngo ni ikidasanzwe kuri njye nawe reka mbwire abanyagikari iwacu ntibazirika intango bakomore ndetse badahe mu mivure y'indoha bankundiriye ngushyikirize uruho rugari maze dusome twongere kandi sinavuga ko ari ugucumura turasoma kuko ni izacu maze rero igitaramo cyo turacyajya mbere uriya mwana ankundire iriya ntabwo yatereke bace bakora urugata rwa kinyarwanda hanyuma ashyitse hariya ntibigukundire uretse ko bidasanzwe binakwangira igitaramo nk'iki ukidusanzemo usanzwe uhabwa ijambo uhabwa umwanya nubona aho utwunganira hakwiye uze kujya mbere ntiwisanga kuko usanga imfura mu nganya uruhanga ujye mbere rero kandi uvuge neza ayo mashyi nimuyongere mubashimire cyane ababyeyi beza abataramye beza batagira uko basa umubyeyi ati turakwakira muri iki gitaramo ariko kandi abagize ati nabo mwagendanye turabakiriye hari abakobwa beza hari abasore beza b'umuryango wacu batoranije kugira ngo bakire buri muntu abantu bashinzwe serivisi ntihagire ugira icyo abura kuko turabifite kugira ngo dusangire twishime tunezerwe mubyeyi mwiza abana b'umuryango bahoze bagukinira ariko ari nako baramya Imana bayishimira byiza byinshi yakoze gusa mwanya mubyeyi yaguhaye ati iri kubandura imbanza kandi mu gimbo ntacyo bitwaye urakoze cyane umusangiza w'amagambo reka nsabe umuryango w'umuvandimwe Rwigemera bamufashe nshimire umuryango wa Simiyoni baduhaye umwanya kugira ngo tuganire umuvandimwe Joseph n'umuryango mugari ubereye ku isonga uyu munsi dufite ishimwe mu mitima yacu dushimira Imana kandi dushimira n'abantu bayo turishimye kubera yuko mwaduteguriye igitaramo gisa gitya cyiza ahantu heza nk'aha dushimishijwe n'uko Imana yadushoboje gusohora isezerano twasezeranye namwe abantu bari aha ngaha murareba ko ndi na mutoya kandi njya n'amaboko arenganiye mumfashe dushimira Imana dushoboje kujya kubigura ntabwo ndi buze kujya hirya y'ibyateguwe uyu munsi twe nk'umuryango w'umuvandimwe umubyeyi inshuti yacu Rwigemera turi hano kubw'impamvu imwe yatumye dutera intambwe tukaza tubagana tuje muri iki gitaramo mwari mwateganyije si bwo bwa mbere duhurira mu gitaramo namwe kandi ndahamya neza yuko atari bwo bwa nyuma ariko igihatse ibindi cyose ni uko kugira ngo mu mpamvu za bugufi bagiye muza mu muryango mutubwira yuko mutwifuzaho amaboko mutwifuzaho urukundo mutwifuzaho ubuvandimwe turabibemerera ndetse muza no kugira igihe mudusaba irembo kandi mu muco w'abanyarwanda ntawe wimana irembo ry'umugeni turaribaha irembo murarifata nk'uko umuco uri
bafatisha inyana y'ishashi turayishima. Muza gutera intambwe nanone uko ibyimbo by'ibihe byagiye byumvikana, mutera intambwe muza mu muryango mudusaba umugeni. Umugeni turamubaha ariko turanabakurusha, muradukwera inkwano turazemera kuko twari tunazishimye. Murongera mugaruka mu muryango muratebutse kuko umuntu atebutse aba yakuwe. Duhana rero isango yuko igihe cya none kuri aya matariki n'aya masaha tuzabahekera umugeni mwadusabye tukaza kubashyingira. Bityo ntabwo ntiburambirane mu magambo kuko ingingo mvugayo iranagaragara, nuko Mutoni mwadusabye mu muryango ari buriya hakurya hariya. Nagira ngo wenda njye nta n'amararo mfite ariko bamfashe bagarura amaso hepfo hariya, noneho barebe ko tunasabe Mutoni yigira ejuru kiba igihamya cy'uko uwo mwadusabye ariwo twabashyingiye. Twahuje ibiganza ariko nyiramaso yiruka bike, reka amasaha bongere ariko umwanya bicare yenda. Nguriya Mutoni mwadusabye, nguriya Mutoni mwadukwereye, nguriya Mutoni mwatebukije, nguriya Mutoni twahanye isango uyu munsi tuza kubashyingira. Impamvu rero ihatse izindi, uyu munsi turi hamwe n'abasore, turi hamwe abasore baje mu mujishi bakirana na bagenzi babo, turi hamwe n'abasaza n'abagabo b'amajigiro bazi gutarama, turi hamwe n'abagore b'amariza, turi hamwe n'abagore b'amajigija bazi gutera impundu no kuvuza ibihozo. Ariko cyane nk'uko nkeneye mubwira yuko turi hamwe n'abagore b'amariza, nagira ngo gusa urabizi ko umuco ugomba nta mugore uraba ko biri n'umwana, cyane ko muri iki gihugu twabyaye n'abahungu. Ni ikintu kihamwe mu Banyarwanda. Ubundi hari ukuntu bajyaga babizindura ariko n'ibyo bakoreshaga ntibikibaho, yicaraga ku myugariro. Ubusa uyu munsi wamwicaza ku ibanga cyangwa ku bihingiro wabikuraho. Nagira ngo nkubwire ngo igitaramo ni cyiza kuba kigeze hagati, uze kunyemerera ubusenzereho kubera ko bw'intumwa garure y'ubutumwa mu muryango. Ngira ngo ibyo navugaga ni byinshi ariko nabwiraga abanyumva, kandi nongera nkubwire yuko ntabwo ari bitewe kandi sinzi nanjye bishoje mu Kinyarwanda baravuga ngo uzashishire kuko nanjye nashishire. Ayo ni amagambo y'abantu bakuru kandi nawe rero utarumva none ibyo nakubwiraga cyane bikomeye cyane, gusa no kubwira ko naguhekeye umugeni naje kugushyingira. Murakoze cyane, Imana ibahe. Po karame ndagushimiye kandi singushimiye rya none, ariko mbere yo kugira ikindi ndenzaho mu ndamburire ibiganza mu bihuze dushimire umuryango mugari wa Rwigemera. Dushimira umuryango mugari wa Rwigemera, buriya ni ibituva ku mutima kubera ko wagira intumwa yagira intumwa nziza nka Paul, imwe mu kirani ikakwereka akanogo, ndetse imwe mu buguza ntikurasa umutwe ndetse ntigutege nteba ahubwo mukagwa miswi. Maze rero mwamfura mwe wo mu muryango wa Simiyoni, mu ijambo ryiza umubyeyi Paul aba adusangije, nakabaye ndivugiraho byinshi bishingiye ku mitwa mwagiye munyikoreza mu bihe bitandukanye, ariko yabaye umuhamya mwiza wo kubihamya ku buryo ntaza kubisubiramo. Yagize ati nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera. Singe rero burya wo kuza kuvuga ko ariko kuri kurenza iby'umuhungu wacu w'urukundo. Mbega uruko nawe igira ejuru.
burya ntawe urukundo nuko mwaciye akenge mumpurize ibiganza mu mpere bari abana amashyi. Nari mbabwiye ko nakabaye mvuga byinshi ni muca akabogi. Nari kuvuga byinshi ariko umubyeyi Paul yaciye ku mayange agaragaza ko imitwa mwanyikoreje yose nayishyikije, kandi twacyuye inganji ndetse twacyuye umwana ubakomoka irukiryi akaza twunga intege mu muryango wacu. Reka mbabwire, igihe cyo gutarama cyari iki dutarame agati gaturike akandi kagire gute nuko tukiri hafi aho ngaho waryikije muti ndi intumwa itari intebu kandi ndi intumwa itifuza kunyagwa. Mukanya umuhungu wacu sinzi aho asimbukiye, nagira ngo abwire rya torero riza kudukorera mu murya, ubundi tujye twasubukuraho igitaramo gato. Wa mwanya ndawukugenera rwose ntugire impungenge. nuko ndagushimira. Reka basabe mukoma amashyi mushimira ababyeyi abataramye beza ku gikorwa cyuje umuco, gikorwa cy'ubupfura bakoze, ariko ari nayo mpamvu duteranirije aha ngaha. Ariko ndagira ngo mbabwire ko dufite byinshi byiza byo kubakira. Niba hari abantu bakunda agakawa ntibaze gucikanwa, turagafite hariya haruguru gashyushye gasusurutsa umubiri. Rero dusangire byinshi byiza dufite, twishime tunezerwe tugubwe neza. Abashinzwe guseriva agakawa buri muntu bamugereho. Ndagira ngo rero muri iki gitaramo ubwo ababyeyi bamaze gukora igikorwa nk'iki ngiki cyiza, ndagira ngo sabe Deborah na Bonane bahaguruke bigira imbere nimutambuke. Kuva kare hari ndimo nandika impano ziza gutangwa. Niba hari umuntu uzi ko ntaramwandika aze kubikora kugira ngo mwandike tuze kwihuta cyane mu buryo bushoboka. Nanabwira abashinzwe kwita ku mpano z'ababyeyi bazirebe bazibegereze muri kano kanya, kuko mwanya tugiye kwinjiramo turihuta cyane mu buryo bushoboka. Impano igendanwa niba wayizanye kuyivugiraho tugatwara umwanya munini biraza kutuvuna, ariko impano itagendanwa inka n'izindi umwanya urabu uwanyu. Reka nsaba abakobwa bo kuri High batambuke bigire hafi imunyegere. Hari umutsima mwiza wateguwe, nagira ngo mutubimburire, ndetse n'abashinzwe serivisi mube hafi kugira ngo baze kudufasha basangize buri muntu uri aha ngaho umutsima. Ndagira ngo unzanire inkongoro zabo hariya kugira ngo uyu mutsima busomere, nimusangire kuri uwo mutsima. Ni umutsima w'ibirori, ni umutsima mwiza twateguye kugira ngo tubabwire ko tubakunda. Uko mubishaka bariko mubikora rwose. Inkongoro izi ebyiri zirahagije. Nawe mwishyira umubwire uti ndagukunda cyane bidasanzwe. Aha, mwongere ntacyo bitwaye, mwongere rwose. Abashinzwe service munyegere, ni munyegere maze musangize abateraniye aha ngaho umutsima. Reka uyu mutsima rero muwusomere, nimuwusomere. Yego, aha,
service mutambuke mwigire hafi. Aho niba bakira izo nkongoro ntibazibafashe. Bagira ngo basabe mujye muri rwagati aha ngaha ku Ruhangwa Mboni. Aba bana ni imfura cyane, hari impano bateguye ngo bashimire abantu batandukanye. Munyemerere mpamagare abantu bigira imbere maze baze bakira impano nziza abana babateguriye. Reka sabe Mama Deborah atambuke. Mama Deborah agira ngo atambuke yigira imbere. Ngwino bagushimire cyane bidasanzwe ko uri umubyeyi mwiza, uri igihanganye, kandi uri umubyeyi uzi kurera, uri umubyeyi uzi kwita ku burere bw'umwana. Niyo mpamvu Deborah uri uyu munsi yaguteye ishema n'isheja, umunsi udasanzwe uzahora wibuka mu buzima. Ngwino wizihirwe rero baguhe n'impano nziza baguteguriye. Mama, reka bagushimire cyane bidasanzwe, uri umubyeyi mwiza. Impano ni yawe, baragushimira ko uri umubyeyi mwiza cyane. Baragukunda abana, baragukunda bidasanzwe, bahora bagusabira umugisha. Aha, rakoze. Reka sabe Mama Bonane atambuke yigira imbere. Ngwino bagushimire cyane mubyeyi mwiza, ngwino wizihirwe n'iki gitaramo. Reka sabe Mama Ngabire atambuke yigira imbere. Sabe abavandimwe bose ba Deborah batambuke. Abavandimwe ba Deborah nagira ngo butambuke, nimwihutisha umwanya. Mama Ngabire ngwino rwose wisubirayo, ngwino tambuka, twari twakutumyeho. Ngwino. Rakoze cyane, uri umubyeyi mwiza. Mama Ngabire mwanya n'uwawe. Kare nahoze mbivuga ko bagushimira cyane bidasanzwe kuko uri umubyeyi mwiza, uri umubyeyi koko yitangaza, umubyeyi wamenye byinshi bikwiye Deborah. Ura umuhoborere, mufasha kwiga mu mashuri, mufasha byinshi byiza, baragukunda cyane bidasanzwe. Impano igushimisha. Abavandimwe ba Deborah nagira ngo batambuke. Nimutambuke. Aha, bamwe hirya abandi hino, kuramukanya turaza kubikora mu kanya. Bamwe hirya abandi hino. Bamwe muze hino. Rero nimwakira impano nziza cyane babateguriye, ngo barabakunda cyane bidasanzwe, kandi Deborah arabishimira, ndetse na Bonane nuko. Imana ikomeze baho umugisha muri abana beza. Kansabe famille Bugingo Joseph batambuke, na famille Papa Frank nabo batambuke. Famille Bugingo Joseph, famille Papa Frank, famille Eddie, famille Musirikare, famille Fiston na famille Bahizi.
iyi mpano ni iyanyu famiye Bugingo Joseph muri umuryango mwiza udasanzwe. Imana ibaho umugisha. Famiye Papa Frank, famiye Papa Frank nagira ngo mutambuke babashimire cyane. Ariko cyo famiye Eddie, famiye Papa Frank muri umuryango mwiza cyane, muri umuryango wuje urukundo, muri ntagereranwa, muri abo kwigiraho byinshi, barabakunda bidasanzwe. Famiye Eddie, tambuka nawe bagushimire cyane. Famiye Musirikare nagira ngo nabo batambuke babashimire. Eddie, baragukunda cyane wowe n'umuryango wawe. Imana ibahe umugisha. Urakoze. Famiye Musirikare, famiye Fiston, famiye Fiston. Bafite impano nabo barashaka kubashimira. Reka babashimire bati reka tuvire iruhande rimwe tutaza kugira undi mwanya wo kugaruka. Impano rero bashimishe ni impano y'umuryango wa Musirikare. Aha, umwana ati nimwakira impano ndabakunda cyane cyane, azakomeza aze kubatetera no mu rugo abasure. Reka sabe Fiston n'umuryango we. Akira impano pare, uri intwari cyane, wakoze cyane, wakoze ibintu bitoroshye. Impano rero ni yawe n'umuryango wawe bashimisha. Famiye Bahizi nagira ngo batambuke. Famiye Bahizi ndumva nabaha bonus ziko mufite n'impano muri butange, mushatse mwavira iruhande rimwe. Reka Bahiza ishyikire maze muvire iruhande rimwe. Famiye Bahizi nimuze muyitangiye iyo mpano yanyu kugira ngo mutaza gukomeza mugaruka mwanya munini. Reka sabe rero ababyeyi ku mpande zombi, umwanya n'uwanyu kugira ngo mushyikirize abana impano, mubahe inama n'impanuro, maze tububakire tubabwire ko tubakunda bidasanzwe. Murakoze cyane. Akansaye madamu wanjye igire hino. Dusabye umunota umwe wonyine kandi turawukoresha neza. Turashimira Imana kubwa Mutoni na Bonane. Turabakunda cyane, muri abana bacu murabizi. Tubashimire ko mwashyize umuryango icyubahiro, ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe. Kandi igihe cyose muzifuza inama zacu rwose turabakiriye, karibu wacu. Reka bamfashe babamera impano yacu nka family.
munyemere dufite indi mpano ya kabiri ariko nsabe mama Mutoni yigire hino, nsabe Teddy, Justin, Sipe Nahuri, muryango w'abahizi ndetse n'uwa Ruzagiriza, reka mbasabe mwihute mugire hino vuba vuba. Mama Mutoni bifuze kurushinga tubifubiye umugisha data mwiza wo mw'ijuru. n'impano zanyu muzane izo muri mwazanye. Yesu murakoze mugire vuba vuba. MC twifuje kuvira hano icyarimwe, umuryango w'abahizi bwite ndetse n'uwa Ruzagiriza twifuje guha Mama Mutoni impano kubw'impamvu eshatu. Mama Mutoni ni mushiki wacu mu rugo iwacu, ntabwo iyo tumubonye mu rugo iwacu tumwumva nk'ari undi muntu w'ahandi, ni mushiki wacu. Ikindi cya kabiri, iyo tutari mu rugo twebwe iwacu Mama Mutoni yica kuri papa wacu, niwe umwitaho akamutekera akamugirira neza n'umwana mu rugo. Ya gatatu, ndamushimye yuko atabe umubyeyi gito, yareze abana ari umumama muri wenyine, abana bakuza neza, afite abana afite umuco. Reka rero Mama Mutoni turagushimiye ko uhagaze mu mwanya wa mama no mu mwanya wa papa, turabigushimiye cyane. Impamvu twifuje nk'umuryango kugira ngo imbere y'imbaga y'abantu tugushimire ubutwari wagize nka mama nka papa, kandi utari papa ariko abana bareze neza. Uyu munsi wa none Mutoni adushije icyubahiro, agiye ari inyangamugayo. Imana igumbugisha. Reka nsabe madamu wanjye n'indi family gushyikiza iyo mpano. Murakoze cyane MC. Aya magambo ni meza cyane, akora ku mutima. Muyashimire, mumushimire, mumukomere mu mashyi, ni mumushimire rwose kuko uvuze amagambo meza cyane yo gushima wumva ko avuye ku mutima. Reka nsabe rero ababyeyi ku ruhande rwa Bonane, ababyeyi ku ruhande rwa Bonane kugira ngo nibatambuke batange noneho impano yabo nziza bateguye. Ababyeyi nimutambuke. Ababyeyi barakoze cyane. Akasaba ababyeyi ku ruhande rwa Deborah batambuka bashyikiriza impano z'abateguye. Ababyeyi ku ruhande rwa Deborah, umwanya ni wanyu. Abavandimwe ba Mutoni batereka tugushimire cyane, tukubwire ko uri umuvandimwe mwiza. Mu gihe ababyeyi barimo kwitegura, munyemerera nkaba nkomeje mu gihe ababyeyi bakirimo kwitegura neza. Mu gihe bakirimo kwitegura no kwitunganya neza, reka mpamagare Women Friends batambuke bashyikiriza impano yabo nziza bateguye. Women Friends bagira ngo batambuke bashyikiriza impano yabo nziza bateguye. Turabikora mu buryo bwihuta. Women Friends
reka hari nsoma uko tuza gukurikirana kugira ngo tutaza gutinda. Harakurikiraho Azaf yo muri Zion Temple, harakurikiraho inshuti za Bonane, harakurikiraho inshuti za Karago Ministry, kugira ngo tubikore dutyo twihuta cyane. Ndabona harimo utarimo bitegura. Azaf from Zion Temple baba biteguye. Azaf murakoze cyane, Imana ibamugisha, muri abantu beza. Kadusabe bari ababyeyi nabo batambuke, umwanya urimo kugenda. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Turashimira Imana. Women friend ababyeyi b'Kayonza basengana na mama Ngabire, twifuje guha Mutoni impano. Tukwifurije urugo ruhire. Imana igumisha n'utware wawe. Izabyare muheke kuko na ntungu. Imana y'amahoro ibamugisha. Twari dufite byinshi byo kuvuga ku mwanya mukeya. Twifuje amahoro wa Kristo, Imana ibamugisha. Murakoze cyane women friends, ababyeyi beza b'Kayonza. Ariko kandi nagira ngo sabe niba hari ba nyina wabo anyirasenge wa Bonane baba bafite impano kugira ngo bahaguruke bazitange, bahagurukire rimwe. Yego, ba nyina wabo, ba nyirasenge, ba se wabo, ba nyirarume, cyangwa se umuryango mugari nyirizina. Ndabonamo abavandimwe ba Bonane, nimuhaguruke mwese muze maze muzitangire rimwe.
nimunyemerere mbere uko tubigenza. Nimuze nagira ngo muhagarare hano, bamwe bahagarare hano, yego mukore umurongo mwiza, urebe imbere rwose. Mama ngwino aha, reka ngoni muhagarare neza, mwigire hino, igira hino, yego hagarara hano iruhande rw'umubyeyi. Ngaho mwese murebe ikoranabuhanga, amafoto, ifoto nziza y'urwibutso, ifoto y'umuryango mugari, ifoto isobanutse, ngiyi ngiyi muzajya mureba muti twari twagiye gushyigikira Bonane. Murakoze cyane. Reka nsabe niba hari ba nyina wabo, ba nyirasenge ba Debora, ba se wabo, ba nyirarume bafite impano bahagurukire rimwe. Nimuze yego anko nagira ngo mutambuke. Aha, yamano nziza y'ababyeyi mama Debora, nagira ngo noneho mutambuke. Tambuka mubyeyi mwiza. Tambuka ishyikirize Bonane, arayiterura ndabizi arayishobora. Yimuhe mu ntoki rwose maze na para amufashe. Aha, utyo nta kibazo. Iyi ni impano y'umubyeyi wanyu, arabakunda cyane bidasanzwe, muri abumugisha kuri we, babifurije byiza byinshi bisobanuye, iyi mpano isobanuye byinshi kuri mwebwe,
ngo mugende mugire ibyo mutunga mugire ibyo mutanga n'ibyo musigarana urabakunda cyane umubyeyi kasabe inshuti za Bonane nabo batambuke Haleluya dushimiye Imana cyane tubikuye ku mutima dushimiye Imana ko igisezeranye igasohoza dushimiye Imana ko iduhaye ibirori byiza by'umwana wacu tukaba tubibonesheje amaso yacu Imana yo mu ijuru nishimwe tubifurije urugo rwiza urugo rugendwa urugo rw'amahoro Imana yo mu ijuru izabahe abana abakobwa n'abahungu kandi muzunguke cyane tubasabiye imigisha yose turuka mu ijuru Imana ibahe umugisha mwinshi ababyeyi barakoze kwaturaho umugisha abana inshuti za Bonane nimutambuke bisiriza Imana zamwateguye inshuti za Karago Ministry Agatesi family bagira ngo batambuke Agatesi family bagira ngo mutambuke nimwegere twihutisha Agatesi nagira ngo bakikize twihutishe bamwe hirya abandi hino aha murakoze cyane murakoze cyane Agatesi family reka sabe Akarago Ministry abasuhuzanya mwihangane muraza kuba musuhuzanya mwihangane muhagarare neza Aimable ihangane abasuhuzanya mwihangane abandi baracyaza hanyuma igihe bakiza turashimira Imana iyi ni timu y'Akarago Ministry Bonane ni umuyobozi wacu dushimiye Imana rero yatuyoboraga nyine ari umusore ariko uyu munsi abagabo bari mu Karago Ministry turakwakiriye mu izina rya Yesu hanyuma na Deborah tumwakiriye muri iyi minisiteri Imana rero ibaha umugisha ntabwo ari uko tungana dufite n'abandi baba hanze ku migabane yose y'isi ariko aba ni ababahagarariye turashimira Imana rero yuko idukoreye igitangaza ibi yabivugiye hagati muri twe uyu munsi yabisohoje Imana yacu tuyihe icyubahiro n'amashyi menshi murakoze Imana ibamugisha murakoze cyane Akarago Ministry
reka sabe ababyeyi bose baturutse Kayonza nimutambuke, hari abari hano, hari n'abandi bagomba kuza, kugira ngo namwe muze mujye nimusange n'abandi. Murakoze cyane. Turi ababyeyi baturutse mu itorero rya Revelation Kayonza, itorero Mutoni yasengeragamo ntabwo yakuriyemo mbere yo kuza i Kigali. Hanyuma rero duhagaze aha ngaha dushima Imana cyane kubw'uyu munsi mwiza wa Mutoni. Mutoni uratunejeje, Imana iguhereze umugisha. Warakoze kwifata neza, warakoze kutubera umukobwa mwiza, warakoze kudatatira igihango uve mu kubaha Imana. Uyu munsi twicaje mu birori byiza yuko wubashye Imana kandi ugakurikiza impanuro z'ababyeyi. Tukwifuriza amahoro, tukwifurije kuzabyara kororoka, tukwifurije nawe kuzicazwa mu cyicaro kimeze gitya bituruka mu bagukomokaho. N'umutware wawe turamwishimiye, Imana ibahereze umugisha kandi bagure cyane, Imana ibagire neza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka sabe good neighbors ndetse n'inshuti za Bonane barakurikirana n'abakorana na Deborah muri planning. Good neighbors Kayonza. Barakurikirwa n'inshuti za Deborah, akurikireho inshuti za Bonane, akurikireho abakorana na Deborah muri planning. ADCL planning bakorana na Deborah, katwihute cyane. Alice na Clementine nimuprofite occasion. Murakoze cyane. Duhagaze aha ngaha nk'abakozi ba REG dukorana na Deborah, ntabwo ari ugutungana, ahubwo twebwe turabahagarariye, duhagarariye abandi badahari. Deborah rero nk'umukozi dukorana tumwifurije urugo rwiza kandi azahirwe muri byose. Tumwifurije imigisha Imana itanga yose, azagira urugo rwiza, azabyare hungu na kobwa, azagire umugisha w'iburyo n'ibumoso. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.
bagira ngo mbasabe muze kunyemerera twe gukoresha indangururamajwi cyane maze yatemye ageze kure. Kasabe famille God batambuke, barakurikirwa na worship team ya Deborah. Famille God. Aha, yaba bataritegura. Worship team ya Deborah nagira ngo batambuke. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, narebera mu madirishya abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye. Indirimbo yanjye yarima ntuzageza he, ati mutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Nkahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika. Zaburi ndirimbo ya Siyada, Zaburi ndirimbo Siyabena Zabimba mutima. Urakoze cyane, abana beza cyane. Kasabe famille Dan batambuke. Famille Dan, Akariza na Shami sinzi niba batambutse bageze hano. Babaye bataraza bahita bakurikiraho tukihuta cyane. Famille Dani. Allo. Famille Dani ni muze dutange impano. Yesu ashimwe. Natwe famille Dani turishimye kuba ahangaha. Deborah n'umwana wacu tumuhaye bonane. N'ubundi bonane ni inshuti yacu muri rusange, ariko twishimiye ko aje mu mukwe wacu. Rero ikintu tubifurije ni ukuzagira urugo rwiza, muzabyareho hungu na kobwa, kandi Imana izabe mu rugo rwanyu. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Famille Kabanda nagira ngo batambuke. Famille Kabanda nagira ngo batambuke. Sabe na famille Bugingo. Famille Bugingo ni mutambuke. Urubyiruko rusengera Rehoboth ni muze noneho mutanga impano kugira ngo dushunguze uburyo umwete, turaza kongera tubyine mu kanya. Bakurikirwa n'ababyeyi basengera Rehoboth. Ababyeyi basengera Rehoboth bihute cyane ariko cyane. Kuramukanya, turaza kuramukanya
nimubanze mwipange rwose mubanze gufata ifoto kuko burya ngo nta foto nta cyabaye. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Turishimye cyane kuri uyu munsi. Dushimiye Imana yaduhaye umunsi mwiza. Mwabibonye ko mu gitondo akavura kabanje kakagwaho. Ni ikimenyetso Imana yari duhaye cyo turi bugire ibihe byiza. Turanezerewe cyane rero nk'urubyiruko usengera ku iteraniro rya Roboti. Dushimiye Bonane na Mutoni. Imana izabagirire neza mu rugo rwabo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kasaba ababyeyi basengera Roboti. Ego nagira ngo batambuke. Na urimo? Okay. Reka sabe korari Genesis. Korari Genesis. Murakoze cyane. Turi ababyeyi basengana na Debora. Ntabwo tungana gutya duhagarariye abandi. Turishimye cyane rero ku bwa Debora na Bonane ubw'Imana bakore ubukwe bwiza. Batubwiye ngo twabwiye ngo bifurije ubukwe bwiza. Muzagira urugo rwiza, muzabyare hungu na kobwa. Turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane korari Genesis. Reka nsabe babyara ba Debora batambuke nabo babe bari hafi. Aha. Nimunyemerere bamwe bajye hirya abandi bajye hino kuramukanya mwe mubyihoreye. Kuramukanya tube tubyihoreye. Murakoze cyane. Turi umuryango mugari wa korari Genesis. Bonane ni umuririmbyi wacu. Turaririmbana kandi twabanye neza. Twarabyirukanye dukorana umurimo w'Imana kandi twishimiye no kwakira umukazana wacu Debora. Hanyuma nka korari Genesis tubifurije urugo rwiza, urugo rw'umugisha. Muzabyare mpungu na kobwa, muzabyare muheke. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Babyara ba Debora nagira ngo batambuke. Babyara ba Debora kugira ngo bazane na musaza we nawe ngwino hafi. Aha. Reka nsabe musaza wa Debora atambuke. Murakoze
munsi w'umunezero kuri njyewe mu by'ukuri mfite ibyishimo birenze urugero ku buryo mutabyumva. Mutoni uyu nguyu mureba ni mushiki wanjye, ndamukurikira. Mutoni yagize uruhare runini cyane ku buryo ntabasha kubibabwira ngo mubyumve. Yahagaze mu cyimbo cyo nakita papa mu gihe atari ahari. Mutoni yakoze ibikomeye byinshi ku buryo yiyimye kugira ngo tubeho neza twebwe barumuna be. Mutoni sinzi ukuntu namushimira, ngize amahirwe kugira ngo mubone uko mvuga, nibuze hari abantu basi bumve ko mushimira. Mutoni ndamukunda ku rwego atabyumvamo kandi nzakomeza kumukunda. Ikindi kandi ahasize nawe nzahagarara nk'umugabo kandi azakomerezaho, azubaka urugo ruhire, azabyare hungu na kobwa, Imana izamugenda imbere. Murakoze. barakoze kugushimira cyane rwose, byari ngombwa. Reka nsabe friends and family batambuke, barakurikirwa na abiganye na Deborah muri APECOM. Friends and family nagira ngo batambuke. Friends and family. Barakurikirwa n'abiganye na Deborah muri APECOM. Akurikireho Famille Holiness, akurikireho Nibature Rehabilitation. Yesu ashimwe cyane. Natwe friends and family cyangwa inshuti n'umuryango wa Deborah tunejejwe n'uyu munsi mwiza, munsi mukuru atweretse. Yakoze ibintu by'ubutwari bukomeye cyane kuko hari abakobwa benshi badashoboye kugera kuri ibi. Rero natwe nk'umuryango n'inshuti twahisemo kubagenera iyi mpano mubona. Harimo igikombe, iyo umuntu atsinze ahabwa igikombe. Rero hari n'igikombe aha ngaha. Imana ibahe umugisha cyane. Barakoze cyane. Mu gihe abiganye na Deborah muri APECOM barimo batambuka, hano hari umwana warezwe na mama Deborah ifuje gutanga impano nziza yateguye. Tambuka ubegere, ndayiguha nta kibazo. Yego, namwe mwiteguye rwose, muri stand by murahita mukurikiraho. Muraho neza. Amazina yanjye nitwa Yankurije Suzani. Nanjye nagize amahirwe yo kurererwa muri uyu muryango wa Deborah. Mama we ni umubyeyi navuga ko nafatiyeho ko ikigero cyiza. Deborah ni nk'umuvandimwe wanjye. Ubu butumwa rero mfite ntabwo ari ubwanjye njyenyine, hariho abatabashije kugera hano bambwiye ngo mpahagarare mpababere. Ndishimye, icyo nabifuriza Imana izabaha imigisha yose ndayibifurije. Akoze cyane. APECOM. Barakoze. Nibature Rehabilitation, Famille Holiness, agira ngo mutambuke.
Famille Holiness. Aha, niba bataritegura ntekereza ko umuntu uwo ari we wese waba ufite impano twaba twibagiye kwandika, nagira ngo atambukiye umwanya uwe kugira ngo ayishyikirize. Umuntu wese uri hano ufite impano atambuka ayishyikirize. abantu bane batuye nibaze dushime Imana bari ubuti dushima Imana cyane kubw'uyu munsi mukuru wa Debora twakoranye umurimo wari bature. Ubwo rero kubw'uyu munsi natwe tubifurije kuzagira urugo rwiza. Ni Imana twabageneye kuri uyu munsi, akunda gusenga akazinduka kare kare aza mu nzu y'Imana. Imana imuha umugisha mwinshi kandi izabakomereza urugo rwabo, bazakomeze kugira umugisha muri byose. Reka dufate impano yabo twabateguriye tuyibashyikirize. Murakoze cyane. Aha, hano hari inshuti zari zacikanwa n'umwanya, nagira ngo mutambuke mushyikirize impano nziza mwateguye. Rwose ntihagire umuntu usigara uyu mwanya utamugezeho. Aha. Niba nta wundi rero, niba nta wundi nimunyemerere Sabe Debora na Bonane musubire mu byicaro byiza, mwicare namwe muruhuke, musome ku mazi maze mukomeze mugubwe neza. Mubyeyi mwiza rero, nagira ngo rugari ibiganiro usubire ibiyanyu, nimuganire nk'uko mwahoze muganira. Igitaramo ni icyanyu, murakoze cyane. Reka nsabe noneho abana bakuremo umurya, umwanya tuhorera ababyeyi. Paul Karame Jose, sinakabaye mvuga ngo wiriwe nanone kuko umwanya uciyeho wari mwiza, ariko ntiwari uwo kwigunga kuko twagize umwanya wo gutaramirwa n'abana. yego, ndetse ingeri zose zaciyeho urazibona. Ntabwo rero nirengagije ijambo wacukirijeho ubwo watuganiriraga. Wagize uti nagendanye n'ababyeyi bonsa abana b'abahungu b'uburiza, uti kandi ntibarara ukubiri n'abana, utuze kunkundira nkimirane mbabwire n'ibyiza nasanze mu gitaramo nasanze mwinikije. Buriya imfura nziza nizisubiye. Ubwo twataramanye kenshi nagiye ngusaba kutanyagisha ukabinyemerera, sinjye wabigukora. Reka mbwire wa mwana andebere mu gikari, hanyuma ukunde nkusabe wigire ejuru. Ndabizi twaganira byinshi, yewe sinaha wagacukirije ijambo, ariko aha nakwakiriye nk'intumwa nziza y'umuryango. Byo byari mu ruganiriro rwanjye data yampayeho 8. nibyo rwose. Ariko nunkundira turaza guha abana rugari nkwereka aho babashingiye umugero, kugira ngo utazagenda uvuga ko ikiganiro cyabaye amasigara cyicaro.
ariko mu gihe tuza kuba twitegura gusubukura urwo rugendo hari abantu muri kumwe batandukanye mu ngeri zose. Amazina rero tuyagenera inka, ariko ibyo kunywa dusanzwe dusangira byo buri muntu aza kwakira icyo abasha. Unkundire mbwira no muhereza wacu ashyitse hafi aho ngaho, hanyuma ubambwira uti ubukwe ni ubukwe nabwishywa kandi ni ubusubira, uti banyuzwe na burya. Nuko urakoze cyane. Ndagushimiye, imfura ni wowe. Urakoze cyane. Ubanza kandi ukaniheta. Saba umuryango mugari bamfashe ngushimire cyane rwose. Uzi kuganira neza kandi bitari iby'amasigara cyicaro, kandi rwose tunyuzwe n'ibyo wadukoreye. Murakoze cyane. Bisigaye natwe turi bakuru turareba kandi turabwira umuryango ko muri ntago turi bubagabanyiriza, ahubwo icyo twakora twakongeraho. Nuko urakoze cyane. Maze twaganiraga tugira tuti nk'ababyeyi sinaryaga kunyagisha Paul kandi yaranyakiriye nkanyurwa. Nibyo. Twatarama tugashyika n'ahazaza, ariko namwemereye ko asubukura urugendo nyuma y'uko mwereka aho twashingiye abana umugero. Unkundire tubabwire bigire ejuru, ndetse ubereka inzira tugere ku gikingi, tutaza kugenda imbere y'abana bakararangatana ari bo bajya imbere. Muraza kunyemerera iki cyiciro dusoje turahaguruka twigire ejuru, ariko kandi dushimira Imana ko yabikoze neza. Hari abatari buze kugera muri urwo rugo rw'abana kuko bose ntabwo ari ngombwa, abaza kugenda baze kubona uko bagenda amahoro. Rero ngo iyo wageze mu rugo rwa mugenzi wawe bakakwakira neza ubasabira umugisha, ariko iyo batakwakire neza Bibiliya irabisobanura. Nagira ngo sabe ababyeyi beza, wa mubyeyi mwiza uzi gusenga neza wongera dusengera Imana kandi ayishimire byiza yadukoreye uyu munsi twese duhagurutse. Umusangiza w'amagambo urakoze. Tugiye kongera kwiragiza Uwiteka, Mana nziza, mwongere mwiza, mugabo w'ikirenga, mubyeyi w'ababyeyi, itangiriro ryo waremye, ukaba uwa mbere n'uwa nyuma. Turagushimiye, wabanye natwe kuva mu gitondo kugeza aya masaha. Gusoza ubupfura ni ukubuherekeza, twongeye kukwishyira mu biganza kugira ngo usange ibyo kuduheke. Turakwereka urugo rw'abana, tweretse umuryango mugari watwakire kugeza aya masaha, ubaho umugisha. Tukiri mu rugendo rero rwo gutandukana, turacyagushyire mu biganza kugira ngo amasaha yo gutandukana nagera, buri muntu wese mushyira ku mugongo wawe, umwururukirize umuryango w'amahoro. Tubasigira amahoro tujyana ayandi, abana bacu babana amahoro, ntabwo tugutota amagambo, icyubahiro ni icyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amashyi menshi cyane atagira uko angana kugira ngo dushimire Imana, kandi nibyo koko yakoze. Reka abana batubanzirize, ariko kandi dukomeze dusangire agakawa karimo gutunganwa na Iwacu Coffee. Iwacu Coffee batunganya ikawa neza cyane, nagira ngo dukomeze tunezerwe twishime. Ngaho nimutambuke mutubanzirize. It's
sinzi y'amateka